nongeye kubasuhuza kandi nabashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero aya magambo aturuka mu mizi, buri wese naye kandi agomba kuyakunda. Nk'uko buri wese uri aha aba yifuza gushaka umuryango, agashaka umugore, agashaka umugabo, agashaka kubyara, aya magambo ugomba kuyakunda kuko niyo uzubakiraho kugira ngo ugire ubuzima. Rero impamvu ndaha ni ukugira ngo hatazagira umuntu n'umwe wakwitwaza yuko ntacyo yamenye. Ubu nahereye hejuru ku ma YouTube kuko abakoresha izi mbuga nkoranyambaga ni abakuriye abari hasi. Rero n'abari hasi namwe hari igihe nzashobozwa nkajya ku maradiyo nkashobora kuba nabagezaho izi nkuru cyangwa se nazo nkazajya nzikora ku ma audio, yenda nkabahereza za makaseti kugira ngo mushobore kuzajya mubyumva cyangwa se nkanashobozwa ku maradiyo. Rero inkuru yacu tugiye kuyihera ahitwa ikuzimu kuko buri mwese hari igihe mukorera ikuzimu mutazi ko ariho mukorera. Ibi byose ni amagambo y'ubwiru aba yavuye mu bitagaragara, mwe mudashobora kurebayo, ariko ababibahaye babibaha babikuye mu bitagaragara bakabizana mu bigaragara, noneho inyito yabyo bakayicurika. Rero ngewe icyo nshinzwe ni ukuyicurukura ngo mbereke ibyacuritswe mutazi kandi biri mu ndimi zanyu. Inkuru yacu, inkuru y'ikiganiro tugiye kuyihera ikuzimu. Rero Bahakuzimana cyangwa Hakizimana n'andi mazina nk'ayo yose akunda Imana, tugendane mu nkuru y'ukuri. Mu nkuru y'ukuri kuko uvuye aha ntamenya ibyo azasanga iyo agiye. Aha honyine ibyo azasangayo aho agiye niho aha honyine niho umenyera ibyo uzasanga iyo uzajya. Uvuye ino ibyo uzasanga uvuye ino ku bwami cyangwa se ku isi. Iyo yari incamake, dutangire inkuru yacu irambuye. Iyo yari incamake, dutangire inkuru yacu irambuye. Muri iyi minsi abino barimo guhemukirana cyane, ariko ntibamenye ko ari imbaraga za Kivu y'Amajyepfo yihuje n'umuyaga uvuye mu nyanja muri mpande eshatu. Byiswe ngo mwihane
mwihane, muhore mutegereje kuza kwa Yesu, kugira ngo impanda nivuga abamwizeye bose bazajyanwe. Niyo mpanda, niyo yiswe mpande eshatu yo mu nyanja, cyangwa se Berimunda, cyangwa se Berimuda. Mu bwiru byiswe ngo Berimunda, birimunda hose mu ndiba y'inyanja, birimunda hose munsi, hasi y'inyanja ya Antarctique, hasi y'inyanja ya Antarctique. Mu bwiru byiswe ngo antarataka. Ibyacu byose amagambo y'ubwiru acibwamo kabiri, nk'uko ubwiru bwa mpande eshatu bwiswe abanyamerika nabo bacamwo amagambo yabo mo kabiri. Antarataka, ese uwatatse ninde? Uwatawe ninde? Byose bizwi na Kavuna gusa. Ndacamo nigendera, nimwumva mukenera kugira ngo muzamenye, ubwo muzasobanuza. Mumbabarire, nari ndimo gusobanura, n'ururi mba mvuga. Twari tugeze kuza kwa Yesu, ko hazavuga impanda, niyo yiswe mpande eshatu. Ubu niryo juru mwese murimo gukorera. Biba biri mu ruri rwavugwaga n'ibizima byabaye abamarayika. Mwita abamarayika mutumva, mwita abamarayika ibyo bavugaga ntimubyumva, ururi mutumva. Mba ngira ngo mbasobanurire. Rero igiti cyabakiza ni icyiswe abacwezi b'ingoma gusa. Wowe wanga ba nyir'igiti, numara kubyumva ntiwurire, ntucyurire, kuko usigaye hasi ku bayobozi b'ibihugu by'imipaka bahawe manda. Noneho amadini basengeramo ahabwa impanda. Bose bazerekeza hamwe h'ibiceri bine, kuko bahisemo isoko banga isoko. Tugendane. Bahisemo isoko banga isoko. Banga isoko. Niyo mpamvu abenshi badasazana,
uti zana ibyawe nanjye nzane ibyanjye tuvange. Tuvange. Tuvange tuvange umutungo. Ngo ashake ngo ashake gusa akuze. Ngo ashake gusa akuze. Ahagarariye ukuzi. Ashake ukuze ahagarariye ukuzi. Ukuzi wamusize imuhira. None mu gihe bamusize bakiba. Mu gihe bamusize bakibanye. Mu gihe bamusize bakibanye bagatangira bakimara kubana bagatangira kwangana. Umwe ati nicuza icyatumye tumenyana. Byose ni ururi rw'ikuzimu. Byose ni ururi rw'ikuzimu ya Kivu y'Amajyepfo yazanywe na Nsibura Nyihunge. Noneho nicuza gusa kuko utari buze ntacyaba. Ubwo utazumva azambaze. Noneho icyatumye nicuza utari buze ntacyaba. Noneho icyatumye tumenyana mu bwiru bati icyatumye ni cyande. None cyatinda kandi nyana ahari. Turimo turasobanura ibyo muba muvuga muba mutazi ibyo ari byo. Cyatinda nyana ahari. Iyo atuma nyana ko ari we utebuka. Niwe watumwaga n'umugabo we. Nta mugore watumaga umugabo. Rero muhame hamwe umukino niyo ugitangira. Wumve ko bavanze iby'amafaranga. Bibagirwa iby'ubuzima. Rero muragowe. Rero hagitotsi. Rero cya gitotsi ni igitotsi cyo mu maso. Ni igitotsi cyo mu maso gihagarariye amaso hora. Igitutsi ni icya nyana. Mutima w'urugo ari wo utumwa. Mutima w'urugo ari wo utumwa. Wahawe igintazi ryahindutse igintoba. Bati
Komanina ni igitutsi dusanga hakurya muri Kivu y'Amajyepfo. Komanina ni ubwiru bwa Kivu y'Amajyepfo. Bwa Kivu y'Amajyepfo bakiri beza. Ni amagambo abiri. Iribanza si ururi, irya kabiri ni ururi. Bati koma nena, bati koma kuma nena, nena. Ngira ngo mse no basobanurira komanina. Kuma ni hagarariye umugore cyangwa umukobwa, hano tuyita igitsina. Kuma nena ni ukuvuga ngo kuma nena. Burya uwavumwe ntagira ibyo anena, byose arakubirana. Hakurya mu ibuga ryande bakiri mu mizi y'abacwezi biswe Abahima, ntibakubiranaga nk'abari ku ijuru ry'akazi. Rero tugendere mu kuri twiyubaha, tugendere mu kuri twiyubaha. Burya ukosa ni nyana bitewe na nyina, bitewe na nyina utaramuhaye uburere. Bati kuma nena, abajyanwa muri gereza bagabanuke, abajyanwa muri gereza bagabanuke. Ibi byose ni amagambo y'ururi, twayahereye muri Kivu y'Amajyepfo. Burya Kavuna nubwo abaganiriza ibintu bikomeye, ariko burya ajya amenya no gutebya cyangwa se kuganira. Burya ubwami ni ikintu cyiza, nubwo mu bwanga bwose ni ikintu cyiza, kuko igihe cy'abami ibi bibazo byose dufite nta byabagaho. Ngiye kubabwira inkuru y'incamake ku mwana w'umwami w'umukobwa bavugaga ngo ntazabona uzamushaka ngo azaba akomeye. Abasore baciriritse bajya umugambi uciriritse ati uriya mukobwa nzamushaka. Bati nkawe utazwi uzamushaka gute? Ni nk'uko wahaguruka uri umwana wa ngofero uti ngiye gushaka umukobwa wa perezida. Umusore ati nzamushaka, uti ntabwo uzamushaka, ntabwo byashoboka. Ati ngiye nzamushaka, ngiye no kubikora. Aragenda ajya gusaba akazi ibwami ko guteka no kureberera umwana w'umwami wa wundi utarasohokaga. Aragenda agera ibwami, bati wa musore we ese akazi uzagashobora? Ati nzagashobora. Witwa nde se? Ati njyewe nitwa Kuma. Noneho nyina
yamubwiye yuko nyina yamubwiye yuko yitwa Viyazi. Noneho ageze ku mukobwa ati wowe uje kunkorera witwa nde? Noneho wa mukobwa aje kuzakorera kuzajya areberera akamuha buri kimwe cyose ati nitwa Kuma. Ariko nyina w'umwana w'umwami aramubwira ati njye nitwa Viyazi. Urumva nyina w'umukobwa yaramubwiye ati nitwa Viyazi, hanyuma ageze ku mukobwa ati nitwa Kuma. Noneho akazi atangira kugakora, aragakora neza. Noneho yagera igihe ari buteke ibijumba, umukobwa icyo gihe ari bujyane wa mukobwa. Noneho akaba ari bwo ajya kurushya wa mukobwa akamukinisha, kumukiranya. Noneho umukobwa agahita ahamagara nyina asa n'utaka ati umukozi mwanzaniye rwose amereye nabi. Nyina w'umukobwa nari mbicuritse, nyina w'umukobwa yaramubwiye ngo yitwa Kuma. Noneho ahubwo umukobwa avuga yuko amubajije izina rye yarakubwiye ati nitwa Viyazi. Noneho n'indimi mba ntazi, ariko ni ibintu ubona ko byabayeho. Noneho umukobwa agataka ati Viyazi nizidi. Nyina ati mupatie Kuma, bipatie Kuma. Noneho umukobwa nyine bikamuyobera, ese uyu muhungu ko yitwa Viyazi yaba kombwiye mama ati nimupatie Kuma, bundi abigenza gute? Uko yatetse ibijumba, noneho wa mukobwa agahita ataka abwira nyina ati Viyazi nizidi, mupatie Kuma, bipatie Kuma. Umukobwa rero kubera ko kera bumviraga ati ubwo mama akomeza abimatiriza, reka nyine mbikore uko abimbwiye. Rero ako kari nk'ako gutebya, ariko burya ikintu cyose tuba tugomba kugikora tubanje kukigaho, tubanje kukiganira n'abana bacu. Umwana ukamuganiriza, umugore ukamuganiriza, utumwa mu mizi agatumwa, utuma mu mizi agatuma. Ntidufate ibintu ngo ni uburinganire, ngo ducike ducurukure. Kandi burya iyo ucuritse ikintu ntukivuge ugicurukuye, ushinzwe gucurukura abona ko wacuritse nkana. Rero ibintu byacu tubihere mu mizi, dukwiye kubihera mu mashami. Ubu ibyo murimwo muba mubikorera mu mashami ariko mutazi imizi yabyo. Niyo mpamvu njye nka Kavuna mba ndaha nkabazanira ibyo ndi bubicurukure, ariko ababibazaniye barabicuritse. Rero buri wese ibi byose biramureba. Ubyara umwana ntakubahe, ugashaka umugore bikamera nk'amakontara yo hakurya, mugatandukana mutitaye ngo abana mwabyaye bazamera gute, ni ukuvuga ngo mufite ikibazo kiremereye. Niyo mpamvu kurama kutagihari hano, kuko ukohereje aba afite n'ubushobozi bwakurinda impanuka, bwakurinda buri kimwe cyose, ukazaba ufite abuzukuruza n'ubuvivi. Rero ndabashimiye, mugire amahoro ya Nyagasani w'imaga ingoma mudashaka.